amadini mu macaci 700 mu mujyi wa Kigali nubibuza u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms, barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwi, ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite. Nyirango niba rejo nabuzeho ikintu kirahita kiragenda, nyirango twahoze tuvuga, nyirango hari mu kiganiro twakomoje ku kintu cy'amadini cyangwa ibintu nayo akabaho mu kajagari. Ejo sinzi niba mwibuka cyangwa twabivuzeho. Reka mbabwire, naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mujyi ubwabo bafunze 700 mu mujyi wa Kigali, ubwo za boreholes zitanga amazi nta nizo dufite 700 ashwi. Ikindi kintu cy'umusaruro tugejeje kuri 700 muri uriya mujyi ni iki? Ni amafactory turayafite, ariko amadini 700 mwarinze no gufunga. Ubwo bivuze ngo ni akajagari. Akajagari kabaho kubera uko system iteye, uko iriho, kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere. Ariko reka nkwereke, akajagari nka kariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri. Kaba ahantu abantu bakize, barenzwe, bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye, hanyuma amategeko cyangwa ibindi bashyizeho akazabishyira ku murongo, cyangwa se ayo mategeko akabibuza kuba byagira ingaruka mbi aho biri. Aho niho hambere. Buriya ari Amerika twavugaga, ari ibihugu byo mu Europe, rimwe na rimwe bo aho kajagari karahaba, nta n'icyo kabatwara. Nubwo abantu baho barenzwe bari mu bindi, naho kajagari kagenda kakavuka, bafite amategeko bubatse, bafite structures ziriho zibarinda ako kajagari kakaba, ariko ntikagire icyo kabatwara. Ahandi kaba ha kabiri ni mu batagira icyo bagira nkatwe, ku mpamvu iyi itandukanye n'impamvu y'abariya bandi. Impamvu ni nyinshi, ndavuga nkeya. Iya mbere, izi uko duteye u Rwanda, Afurika henshi, uko isi tureba, uko dushaka natwe, kandi ibyo dusa n'abemeye ni ukwibera ako kajagari, tugahera aho ngaho. Aba kajagari karaho amadini mu macaci 700 mu mujyi wa Kigali nubibuza, u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms, abantu ntabwo binyagambura. Barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko
ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari, ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya 700 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite icyo akora, ni inganda ashwi. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite, ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Ni nko kuvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? Twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki?